Muri iki gihe tugezemo cy'ikoranabuhanga riteye imbere, ni nako tugenda twimurira umutungo wacu muri telefone tukawugendana. Ibi bitworohereza ubuzima bwacu bwa buri munsi, kubera yuko umutungo wacu ibyo dukeneye byose biri hafi yacu. Iyi kandi nayo iba impamvu ituma abascammers biyongera, rimwe na rimwe ugasanga abatwiba ni benshi ndetse n'abibwa ni benshi. Uyu munsi rero ngiye kuganiriza impamvu 5 zituma abantu bibwa hakoreshejwe telefone zabo biguriye. Iyi uri gukurikira ni Room Z. Wibuke gukora subscribe niba utarakora subscribe kugira ngo tujye dukomeza twungurana ubumenyi mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, dore ko nk'ibi ngibi ari ingenzi. Reka duhere ku mwanya wa 5. Impamvu iri ku mwanya wa 5 ni ubumenyi buke ku ikoreshwa ry'ibikoresho by'ikoranabuhanga. Abantu bakuze n'abandi bantu bo mu byaro cyangwa se bafite ubumenyi bukeya, usanga bagira ubumenyi buke ku bikoresho by'ikoranabuhanga ku buryo atamenya niba ibyo ari gukora amakosa cyangwa se ibintu ari gukora ari ibyanyabyo. Ushobora kumubwira ngo kora iki ngiki ni icyanyacyo, akaba yagikora atazi neza niba koko ari gukora ikintu cyanyacyo cyangwa se ari gukora amafuti cyangwa se ari kwishyira mu byago. Abaskama biborohera cyane gutagatinga aba bantu bari muri iki cyiciro. Ari nayo mpamvu tuba turi hano kugira ngo mugende mumenya ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ku mwanya wa 4 hariho ibibazo by'ubukene ndetse no kwiheba. Abascammers batagatinga cyane abantu bafite ibibazo by'ubukene ndetse bamaze no kwiheba bitewe nuko baba bakeneye amafaranga ku rwego rwo hejuru. Iki gihe babasezeranya ibintu by'umurengera, amafaranga menshi, ndetse nabo kubera ibibazo baba bamazemo iminsi bakumva bagomba kuyakorera uko byagenda kose. Aha usanga na duke bari bafite batujyanye ntibagire ikintu na kimwe basigarana, bakabasiga iheruheru, ahubwo ibibazo byabo bikarushaho kwiyongera. Bivuze ko niba uri mu bibazo by'ubukene cyangwa se ufite kwiheba gukabije, ushobora kwirinda abantu bagusezeranya ibintu by'umurengera ubona ko nawe bidashoboka. Hano mbere yuko ufata action ugomba kwitonda ndetse ukanatekereza kabiri. Yewe byaba ngombwa ukagira umuntu baza ushobora kuba afite ubumenyi kuri ibyo bintu. Ku mwanya wa 3 hariho ibyifuzo byo kubona ubukire cyangwa se amafaranga byihuse. Muri iki gihe nta bintu by'ubuntu bihari, nta by'ubuntu bibaho, nta byoroshye bihari. Ibintu byose bisaba kubikorera, bisaba kuvunika, bisaba gukora cyane, bisaba mbese kwiyuha kuya. Ntago byoroshye. Niyo mpamvu bigusaba kwitonda. Iyo umaze igihe mu bushomeri cyangwa se ufite ubukene, ufite ibibazo byinshi bigiye bitandukanye by'amafaranga, ntago woroherwa n'ubuzima. Niyo mpamvu iyo abascammers bakugezeho biba byoroshye kugira ngo bahite batwara intekerezo zawe, kubera ko abascammers bakunda gukina n'intekerezo zacu, amarangamutima, kugira ngo babashe kudutsindira. Aha rero ubukire bugenda gake gake. Ntago ubukire buza mu munota umwe, ntago ubukire buza mu munsi umwe, nta nubwo buza mu mwaka umwe. Wenda birashoboka simbizi, ariko ni step by step, ntago byihuta cyane. Niyo mpamvu ukwiye kwitondera wa muntu uzi kubwira ngo ejo nushora amafaranga ejo uzabona aya. Ni gute umuntu akubwira ngo uzashora 10,000 ejo uzabona 15,000 mu munsi ukurikiyeho ni 50,000? Hari ibintu nyine nawe wumva ko bidashoboka. Ayo mafaranga se yabavahe? Waba uyakorera mu buhe buryo? Ese koko biroroshye? Niyo mpamvu ukwiye kugendamo gake muri ibyo bintu. Ku mwanya wa 2 hariho ubwoba. Abantu benshi bakunda guterwa ubwoba bw'uko wenda account zabo bagiye kuzifunga n'iki ugasanga bagize ubwoba bw'ibyo bintu bari kumva, bagahita bafata icyemezo cyo kurekura cyangwa se bakumva ko ibintu byacitse bagiye gufungwa se cyangwa se n'iki bagahitamo guha umwanya bantu bari kuza kubabwira bati account yawe tugiye kuyifunga, ugiye kugurishirizwa ibintu runaka, ibi nibi, ugasanga umutungo wawe urahagendeye. Ibi biragusaba kwitonda. Nta mpamvu yo kugira ubwoba, ugomba kubaza. Muramvuga nti niba ugize ikibazo runaka mu bintu udasanzwe umenyereye, baza abandi bantu, baza inshuti zawe, hari igihe ushobora gusanga bafite ubumenyi buhagije kuri ibyo bintu uri kumva bakubwira. Icya mbere ari nacyo cy'ingenzi, ukunda kwizera abantu byoroshye ndetse ntugira n'amakenga.
Abantu bo muri no minsi ntago ari byiza kubizera mu buryo bworoshye, kandi aho uri hose ugomba kugira amakenga. Sinumva impamvu umuntu aguhamagara kuri telefone akubwira ko ari umukozi wa MTN ushinzwe abakiriya, yarangiza agakoresha nimero ya Airtel cyangwa se Tigo. Ibyo ni ibintu bidashoboka. Ntago numva ukuntu umukozi wa MTN yakoresha nimero ya Tigo ari gukemura ibibazo by'abakiriya. Ibyo bintu ntago bishoboka. Ni nko kubona umukozi wo muri office za APR yagiye gukemura ibibazo by'abafana ba APR yambaye jezi ya Rayon Sport. Urumva ko ari ibintu nyine bidashoboka. Ese ubundi bwo MTN yaba yabuze iki ku buryo ikoresha amayinite ya Airtel? Yaba yabuze iki? Hari ibintu nyine biba bitumvikana. Ugomba kubigiramo amakenga, ndetse ukanareba n'uwo muntu uri kuza kubwira ibyo bintu, ese yitwaye ate, asate. Kuko hari n'igihe usanga umuntu ari kuza kuvuga ngo ejo nzaguha miliyoni, ariko nawe ubwe ubona n'ibihumbi 5 atabishobora kubibona. Reka tujye kuri strategy bakunda kwifashisha iyo bari guskaminga abantu, kuko ushobora gusanga nawe ushobora kuzagwa muri icyo kintu, cyangwa se ushobora kuba waranakiguyemo. Banatubwira harimo online marketplace. Abantu bashobora gushyira ibintu kuri Facebook cyangwa se ahandi hantu hahurirwa n'abantu benshi, ma social media, akubwira ko ibyo bintu bigurishwa, agashyiraho n'igiciro ye, ukakireba ukagishima, ariko wajya kukigura akakubwira ngo banza wishyure noneho tukudeliveringire icyo kintu. Ujye ubanza ucekinge neza umuntu ugiye kugurira ni muntu ki, ese wamwizera koko? Ubundi nka za Facebook cyangwa se ahandi hantu hatizewe, wagakwiye kujya wishyura ari uko ibintu bikugezeho. Nta mpamvu yo kwishyura utarabona ibintu, kereka wenda za company ziba zizwi, ya maduka bazwi nyine, yo nta kibazo. Ariko igihe ugiye kugura n'umuntu utazi, kuriye nawe kuri Facebook, kuriye nawe ahantu hehe, zino twita marketplace nyine, uba ugomba kwitonda kuko abenshi ni abascammers. Ikindi bakoresha ni uburiganya bitwaje amazina y'ibigo bikomeye. Bashobora kukohereza message cyangwa se email bakubwira yuko ugomba gushyiramo, bakaguha agasavi ugomba gusubiza, ukaza gushyiramo password yawe cyangwa se personal information, cyangwa bakakubwira ngo ushyiremo information za credit card zawe cyangwa se debit card, cyangwa se information za Momo, bikarangira batwaye account zawe cyangwa se bakuyeho amafaranga. Ugomba kwirinda gusubiza ama email ayo ari yose ubonye utaza ahantu aturutse, ukayacekinga mbere y'uko yasubiza. Ntago ari ngombwa ngo usubize ibyo ari byo byose ubonye. Ubundi buryo bakoresha ni ukubwira ko hari ibintu watsindiye, ariko ibyo bintu watsindiye urabanza kohereza amafaranga ya tax cyangwa se transport n'ibindi bintu biri bugende kuri ibyo bihembo kugira ngo bikugereho. Icyo gihe utabaye umunyabwenge kakubayeho. Ubundi buriganya bakoresha ni uburiganya bw'urukundo. Bakora ama account ya fake kuri Facebook, ho birazwi cyane, n'andi ma social medias, bakubwira bakavuga yuko bahuye n'ikibazo runaka, cyangwa se bakakubwira ati nshobora kuza kugusura, ohereza amafaranga ya naye y'amatike, ukaza kurangira bigendeyeho. Ndabazi benshi muri mwebwe mwagiye muhura n'ibibazo nk'ibi ngibi, cyane cyane kuri Facebook. Facebook ni ibigira cyane. Ibindi ni online shopping scams. Abantu baragenda bagashyiraho ama product atabaho, cyangwa se bakuye mu bice runaka ariko mu by'ukuri atari ibyanyabyo. Wamara kwishyura ugategereza staff zawe ugaheba waramaze kwishyura. Aha niho bigusaba kugira ngo ntuzajye uhahira ahantu hariho hose ubonye, uba ugomba kugiramo amakenga mbere y'uko uhaha na mbere y'uko wishyura, kubera yuko abantu hanze ahangaha barakamye. Abandi ni abantu bizeza abandi akazi. Umuntu akwizeza akazi akakubwira ati aka kazi waragatsindiye, ntago dukeneye CV yawe, ariko banza wohereza amafaranga yo gukurikirana dossier yawe. Ibintu nk'ibyo ngibyo by'amafuti bitumvikana. Bundi ukaza kohereza amafaranga bikaza kurangira ati amafaranga nayo gukurikirana dossier yawe, nayo guprinting ibintu runaka kugira ngo nugera mu kazi uzaza usanga ibintu byose bitayari, ukazategereza ugaheba. Dore inama nakugira,
settinga transaction alert muri bank account yawe ku buryo niba habayeho transaction iyo ari yo yose uhita ubimenyeshwa ako kanya. Gira limite kuri social media zawe zose ku buryo ugomba kugira ibyo usubiza mu buryo bisubizamo, apana gusubiza ibintu ibyo ari byo byose biboneye. Ntugasubize ibibazo ibyo ari byo byose bikubaza ku bijyanye na finance zawe ku giti cyawe. Umuntu akubaza ku bijyanye na finance yawe ku giti cyawe kubera izihe mpamvu. Ntugahe access kuri telefone cyangwa se computer yawe umuntu uwo ari we wese ubonye. Computer ni yawe, telefone ni yawe, ntabwo ari iyindi muntu uwo ari we wese. Ibi bizakurinda guhura n'abascammers kubera yuko ashobora kuyifata akagira ikintu yinstalamo kizajya kimuha amakuru cyangwa se kizamufasha kugira ngo afashe kukwiba. Reba neza ikintu ugiye kugura, aho ugiye kukigurira, byose ubicekinge mbere yuko wishyura. Ibi ndavuga ibintu bigurirwa kuri internet. Irinde gukanda no gusharinga amalinki ngo kubera ko zakubwiye ngo numara kuzuza abantu aba ngaba wamaze kuzisharingaho uraza gutsindira ibihembo runaka. Uriya ni ubuscammer. Ntugahe umwanya message cyangwa se call z'abantu utazi mu gihe bari kugugura ibintu bidasobanutse. Bibaye byiza wagakwiye guhita uyibloka ukanayiripotinga nka spam mu rwego rwo gufasha abandi. Wakoze kubana nanjye, komeza kugira ibihe byiza. Wibuke gukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza twungurana ubumenyi mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Ciao.